wishime gucyo gusa nk'umuntu ukunze abakinyi nk'umuntu warongo twagutwereye eri turagushaka n'umwana wanjye yitwika iki cya kabiri umuforomo uzongera kura kwinjira nawe nzakwirukana Lighti reka nangira mbasuze reka nangira mbayikaze mwese mudahema kudukurikirana umunsi ku wundi turi live mu myitozo ikipe ya Rayon Sport ayisanzwe ikorera imyitozo hano mu Nzove kabisa nuko abakinyi bagiye bahagira umwe ku wundi kibaye namba abakinyi bose b'ikipe ya Rayon Sport baje usibye abakinyi babiri bonyine batigeze babasha kuhagerwa ndavuga abo bitatambwe Gruwari Ngongo hakaza no bitabigira Imana Abedi ariko abandi bakinyi bose muragenda mu umwe kuri umwe na mukinyi numwe utabashije kugera ku myitozo ikipe ya Rayon Sport rero nibyo tugiye kuba turebe amakuru mashari muri ino kipe akaganiro kabanje kureba abafana b'ikipe ya Rayon Sport hano mu Nzove babanje kwanga ko binjira ku myitozo ariko birangira babemereye ni nayo mpamvu ubonye abo bita Rwarutabura ari kugenda aganirana Gisa Eric Irambona umwe mu bakinyi baciye mu ikipe ya Rayon Sport bakagiramo ibihe byiza rero ari kugera mu bwa atari kuni gute mwako twinjira mu turebe ikipe yacu ikipe y'abaturage ikipe y'abanyarwanda abite vipi rero birangira rero bemereye ko abafana abinjira kuri uyu munsi ku myitozo yo kuri uyu wa kane yarifunguye ku bafana ariko bari babanje kubyanga ni nayo mpamvu akaganiro kabanje kubona habaho reclamation rero nuko bimeze nge ndi MC Sanga Empire ariko mbere uko dukomeza mbere ko ngubwira amakuru ari muri ino kipe bijyanye n'umutoza bijyanye n'abakinnyi bawe bose amakuru mashya ahari kuri imyitozo na yahe banzo kandi like kandi subscribe tujye tubana gatano kuri ikagenzi kako nimba bamaze gukanda subscribe na like asigaye twakendereye tukagenda tureba akantu ku kandi tujyana akantu ku kandi tureba se ibintu bimeze bite twamaze kwinjira ku myitozo mu Nzove tayari aho ikipe ya Murera ikorera imyitozo abakinyi bose baje uhereye mwizamu yabari Pavere Nzira arahari cyane bamwita Fabrice bamwita Idrissa Kuyati arahari cyane hakazaho bita Mugisha Yves arahari cyane ubwo ndavuga wa muzamu wari urimo akubitwa ibitego bibiri na AS Kigali Mugisha Yves arahari cyane ameze neza Senembogo Aleo Mari wari kapiteni mbere yuko Yose Dianye hagera arahari cyane ubwo na Yose Dianye Pikumbi arahari nawe Emery Bayisenge arahari cyane wo bitaganijuru eri arahari cyane Shimimana Fabrice arahari cyane wo bita Musore Prince arahari cyane wo bita Tambwe Gruwari naho hari Tambwe Gruwari naho hari ahubwo undi imusore uhari inabonye arahari cyane abita Adama Bagayogo arahari cyane Harimana Abdulaziz bakunda kwita Alivarido arahari ameze neza cyane arahari cyane abita Yusu Dianye kapiteni arahari cyane abakinyi bagiye batandukanye bamurera bose ndagenda mbabona umwe ku wundi bose nta mukino dahari yabari yo mukinyi w'umurundi ubwo ndavuga ndayishimiye Richard arahari cyane Habimana Yves nawe ameze neza cyane kabisa ugende ubabona agatano kuri kagenzi kako Azizi Ibasane kuranya nawe yitabire iyi imyitozo ari cyane Petit Messi arahari cyane Butasindi Paul Jesus nawe arahabaye namubonye ariko ubwo narindi kugenda asa nk'ukunyuriramo muri makeya ubwo bamwe abo nkubwiye wenda ni bamwe mu bakinnyi b'ingenzi wenda nabankubwiye babaye bari muri iyi myitozo nawe uragenda ubabona umukinnyi umwe ku wundi ati rero bimeze biste kuri uyu munsi ku myitozo y'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport yakoze imyitozo ifite abasore bayo bose nk'ibisanzwe. Abasore bayo bose rero bagarutse nko nagiye mbikubwira sibye Abedi ndetse na Tambwe Gruwari Ngongo abo ngabo ni bafite ikibazo cy'imvune. Abedi agomba kumara ukwezi kose amezi 3. Abedi agomba kumera amezi 3 hanze niko biteganyijwe nta gihindutse kuko agomba kubagwa muri iyi minsi naramuka bazwi rero ngo amezi 3 azamara hanze
cyetse natabagwa nibwo azagaruka vuba ariko no bita wenda tambwe Gurwari Ngongo we no kwezi kumwe kuko agiye kubagwa nawe harakantu agiye kubagwa ari we biteganya ko ari ukwezi kumwe ariko ashobora kumara amezi nka 3 cyangwa 2 hanze y'ikibuga kubera ko akantu bagiye kumubagana ko karatinda bishobora kuba ngombwa ko nawe atinda kugera mu kibuga kabisa cyangwa se atinda kongera gukina bitewe nuko bizamugora kugira ngo yongere asubire ku murongo neza rero nuko bimeze ubwo ku myitozo uyu munsi hategerejwe abayobozi bagiye batandukanye b'ikipe ya Rayon Sport nabo bagenda baza gake cyane ubwo rero no kumbibutsa ko n'abafana barimo bayireba avuga ati ni ikipe y'abafana tugomba kuba tureba ikipe yacu igihari nawe umutoza ni wa wundi ni Aruna Feruzi wenyine uyu munsi waje ndetse wa mutoza wa fitness ntabwo uyu munsi yaje ubwo ndavuga Mwambare Serge ntabwo uyu munsi yaje kuba ahagera ariko wenda icyo twavuga nuko bita Aruna Feruzi niwe uri gukoresha imyitozo ndetse na Ndayishimiye Eric bakama umutoza w'abazamu ariko wa wundi Mwambare Serge sinzi ikibazo yagize nabyo turageza kugenda tubikurikirana ku myitozo isoje cyangwa se ibyanyuma turese ibintu birangiye bite ese n'iki gihari ese impamvu ataje ni yihe byose ndaza kugenda ambikubwira biri kubera hano mu Nzove kabisa rero ubwo kandi amakuru naje kugenda nkurura gake cyane indani aho ngaho indani mu bareyo cyangwa se mu bafata imyanzuro n'abashinzwe kurukita abakinnyi ndetse n'abatoza namaze kugenda nkurura amakuru ko Rayon Sport iri kugenda ishaka umutoza mushya bucece Rayon Sport iri gushaka umutoza mushya bucece uriya ni Asmani Ndikumana uri kumwe na Ndayishimiye Eric Bakame kamaza mbikubwira ariko Rayon Sport ngurimo irashaka umutoza uyu Aruna Feruzi nabwo barimo bamushima nubwo nubundi nubwo atari we mutoza mukuru mu ikipe ya Rayon nawe yayisigiwe nyine yari umutoza wongerije ariko ngo barashaka umutoza mukuru uyu nguyu akagenda nabanje ndabaza ati se uwo mutoza mukuru ugiye kuza muri Rayon azongikanye n'uyu Aruna Feruzi ati oya ati umutoza mukuru uzaza agomba kuza n'umwungiriza we Aruna Feruzi akagenda ntabwo Aruna Feruzi afite ubushobozi bwo kuguma guteza ikipe ya Rayon Sport mu biganiro byagiye bigenda bicicikana hirya no hino abantu bagiye bakunda kumukritika bavuga ati uyu mugabo ngo ashobora kuba yizera ibintu by'imyuka itari myiza akaba ariyo mpamvu ngo yashobora kuba yaratsinzwe yabyise ibikino rero ngo hari ukuntu ngo ariko ni ibigambo byo hirya by'inyuma y'ikibuga ni ibigambo by'inyuma y'ikibuga umuntu abagenda yumva ariko ibyo naho bihuriye ahubwo nyine ngo gukubitwa imikino 2 ibitego 5 ni kigaragara cyo wenda ko no kuba yaratsinze iriya mikino ngo 3 atabikonvekaga ahubwo ari kwa konti nyine wenda ikipe nayo ngo yari ifite ubushobozi bwo kuba yatsinda nayo niko barebe barimo babisesengura ati rero bagomba kuba bashaka umutoza mukuru akazana n'uwungirije bidatinze cyane ngo ikigiye kubaho no kuba banza bakanyura bakarangiza uyu mukino bagiye gukina na Gicumbi ku munsi wo ku cyumweru ku isaha 12 zuzuye hari yakora Kigali Pele Stadium ni umukino zabo komeye cyane atari ku mutoza mukuru agomba guhitamanuka byihuse cyane ati kandi sibyo gusa Rayon Sport irimo iratereta abakinnyi bagiye batandukanye yaba ari nomero 10 nomero 8 kuko kuri iyo myanya yose nta mukinyi bafite Abedi kuva yaravunitse naga bizeye ko nagaruka azagaruka akiri muri forume bwa hose barimo barahashakira abakinyi 8 ndetse n'10 bagashaka umukinyi kuri nomero 6 bagashaka umukinyi kuri nomero 3 bagashaka ndetse n'undi irutayiza muri Sport iri gushaka abakinyi batari munsi by'ibura ya 6 bameze neza bari kuri calibre yo guhanganira igikombe ubu ngubu aka kanya Rayon Sport unayihaye uburenganzira kabwira ati yirukane abakinyi ifite bamwe mu bakinyi ifite ushobora gusanga idasigaranye abakinyi barenze nka 5 abandi bose bakajya hanze mu bakinyi basanzwe ushaka gusanga bose bagiye ariko barako bafite amasezerano bazaguma basunike ariko niyo mpamvu ivuga ati tugomba kuba tuzana abandi bakinyi bashya kuri ingoma ashya ya Amurenzi Abudara aravuga ati tugomba kuba turokurita abandi bakinyi bidatinze cyane ahasigaye tukasubiza Rayon Sport mu murongo umugari ati bagomba guhera ku munsi wo ku cyumweru bashaka amanota 3 ubwo ku ngoma ashya y'uyu umugabo ndavuga Amurenzi Abudara ati ku munsi wo ku cyumweru bagomba gutsinda ikipe ya Gicumbi asige bagakomereza muri uwo murongo tayari bugahita bakomerezaho ari nako bavuga ati Rayon Sport tugomba kuba uyu mwaka atureho giki twatwara igikombe kimwe mu bikinirwa hano mu Rwanda nubwo champion yabacika ariko bagatwara igikombe cy'amahoro nabyo birabara kuko basohoka mu mikino ya CAF Confederations Cup umwaka ushize nubwo basohotse ni bagere kure ariko uyu mwaka aravuga ati tugomba kuba dukora ibyo twananiwe umwaka ushize nuko rero ibintu bigiye
bimeze muri rusange. Obitazizi basane kuranya nawe ari gukina aziritse akantu abishobora kuvuga ko nawe ashobora kuba atameze neza 100%, ariko uko agenda akora imyitozo arushaho kugenda azamura fitness ku munsi wo ku cyumweru agomba kuba ari mu kibuga nta gihindutse. Nuko rero bimeze muri rusange. Ibindi rero twagiye tugenda dukurura ku myanzuro yaturutse muri RGB ati bimeze bita. RGB yamaze ubwo yakemuraga ibibazo muri Rayon Sport bamaze kuba bumvikana n'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se ubuyobozi bushya burimo Murenzi Abdallah ndetse n'abandi bagiye batandukanye ba Jean Baptiste Jose n'abandi barimo ba Olivier. Barababwiye ati mwebwe muje muri Rayon Sport muri bashya, ikintu gihari nuko abo bayobozi bashya bahawe ikipe ya Rayon Sport gahundi hari ni yihe, nuko nimba mara kugira ibintu bahindura bakahindura amategeko bagahindura imiyoborere mu ikipe ya Rayon Sport bazajya batanga raporo muri RGB. RGB irimo irakorana bya hafi n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bushya. Ikindi nanone wamenya bagiye bavuga ngo Rayon Sport cyangwa se uyu mugabo Murenzi Abdallah ndetse na Skol ngo nago bamenye neza ngo naramukaje muri Rayon ngo azahita yirukana Rayon Sport muri Skol ngo bahite batana burundu. Ibyo ngibyo ngo naho bihuriye. Murenzi Abdallah ejo yarabyisobanuriye aravuga ati nge nago nje gutandukanya Rayon Sport na Skol kuko ndi mu bantu muri 2013 ndi mu bantu ngewe wagize uruhare kugira ngo Skol ishore muri Rayon Sport cyangwa se muze Rayon Sport na Skol ni nge muntu wabigizemo, ndi mu babigizemo uruhare ba hafi cyane. Ati rero kuba Skol twarigize kugirana ikibazo ngewe Murenzi Abdallah ntabwo ikibazo bakigiranye nawe, kandi ikibazo twagiranye ntabwo twakigiranye nkanjye nk'izina ryanjye Murenzi Abdallah Meya Murenzi Abdallah. Ikibazo bakigiranye kubera ko Murenzi Abdallah yagiranaga ikibazo na Skol Laga byari biri mu maboko ya Ferwasi uko Murenzi Abdallah yari umukozi muri Farwasi tayari icyo gihe agirana kutumvikana yanacisha amafaranga Skol. Rero Skol icyo gihe kuko kutumvikana bitangiye kuzamo runtu bavuga ati Skol uyu mugabo Murenzi Abdallah naramuka kagarutse muri Rayon noneho azahita dutandukanye na Skol bizatabirangira. Ariko sicyo bimeze mama yavuze ati ngewe ikinzanye ni kimwe no gushyigikira ubumwe bw'abareyo ndetse na Skol kuko no mubyeyi wacu niyo dufatiye runini. Ati gihari twebwe no kubaka ikipe nziza kandi irambye, ntabwo ngenjeje gutandukanya Rayon Sport na Skol. Ibyo bintu umuntu wese abyibazaga pembeni cyangwa se ku ruhande, ntabwo Murenzi Abdallah ashaka gutandukanya Rayon Sport na Skol. Murenzi Abdallah ni muzima cyane, nta kibazo cye na kimwe n'abagabo, kandi abareyo baramwishimiye cyane. Abareyo hirya no hino barishimye cyane kuza mu myitozo basika bamwenyera bavuga ati niyo kipe yacu twari dutegereje. Abareyo twari dutegereje kongera kureba ikipe yacu mu myitozo, bari baraduciye ibintu nk'ibyo bara ni byinshi cyane, ariko ati nuko ibintu bigomba kuba bimeze muri rusange. Umugabo Murenzi Abdallah perezida w'ikipe ya Rayon Sport wagateganya nyine ari mu nzibacyo kuko agomba kuba ategura amatora, agategura buri kimwe tayari mu kwezi kwa kangahe, mu kwezi bwo ni mu kwa kabiri gutyo bakaba batora noneho komite nyobozi nshya. Nawe aremereye kuko bazamamaza icyo gihe nawe ashobora kongera gutorwa cyangwa se agatorwa n'abandi, kuko bivuze ko ngo nibakiraho amatora na bano ba Tadeyo ba Prosperi ba Paul Muvunyi ba Gacinya Sanchez Denis bose bemereye kwiyamamaza akaba havamo umuntu watorerwa kuyoberwa ikipe ya Rayon Sport. Nuko ibintu bimeze, reka tugende dukina akantu ku kandi muri imyitozo none ibindi tuzaza kugenda tubibakurikirana. Twese imyitozo irangiye utenge ndi umusanga nisanga Impact.